akosesha bagiye kinyumbye umuntu wagunjagunja wajyana ngo uri kujya avuka cyangwa iri kujya amagufa ntabwo uzi kurya ubumbye umuntu urajyana isafuriya kiri kumureba gunju wasane nibyo mbabwira uzi ko nawe waba nk'aba ariko buriya waba nk'aba n'ukuri kw'Imana bande se hari undi kubwa so ndi kubwa undi turi kumwe ako wamwe gutya kuntu umuntu abyukira ku cyane n'umugati saa sita akajya umuceri n'ifiriti nibwo akajya mayonezi akarenza ya makaroni wahize kamutuma mu kibuga kuzana intsinzi yazana intsinzi gutamukora akagwasa kandi abatariye neza ubundi waje baragufuze barakwanika niwuma nese waje bajya gukina batari wowe waje muri mu ukajya guhinga utariye wowe fata unasomese nuko Imana itahindura ingorofani ndege nge ngabo umuyobozi wawe nabafatira icyemezo kimeze nka beto gikomeye ariko umva iya cyanyira umumbati ngwero rwawe abafata ibyemezo se uzikari kari amafaranga birwazengurukamo hanze hose ndege birirwa batega zose uzikari amafaranga ari imisoro yacu bafatira ibyemezo bihe byemezo se uzi sasta no kujya mbagaburira imyumbati yatekeshejwe amazi y'ibishyimbo ndavuga amaminwe y'ibishyimbo nimuganga bagaburira ikijumba cyafatanye n'igishyimbo cya kintu cy'umutuku cyitwa rose koko cya kintu cyiza bakarenza avoka twasariye mu ntoki zacu ubundi bakatarenza hayagira inka shaka ukareba kuntu umutipe azajya kubita icenga ishoti igitugu amakipe muri South Africa no muri Africa yose tukayatsinda ukavuga ati n'aba bana basigaye babyibiki noreka ubwire kuva bavuka nibwo bwa mbere uvuze ijambo koko nkavuga ndi kapata avuze ijambo kuko bivuga ko twageze n'amahirwe buri muntu wese gahunda yagira nkamugezeho ntabwo se cya gihugu se cyo yigiriya kimwe duturanye kimwe wamanze bimengo kandi bo ntabwo yibuka ntabwo rero nagize hano ndakuri yabatiko kwa Rusafero ndayibuka uramanze se ntabwo igihugu akomokamo ndakizi bose abaye gahunda yagira ingurube ureke nahanga twakize buri wese nkamugezeho si ibyo mabwira si n'ibyo mabwira ego telefone kuvuga niyo yande sha numva uri gusakuza nk'abakoze mu kabari nibi njamvuga nibi tuma natera imbere umuntu utaye kugira igitekerezo cyatuma giteza amakipe yacu imbere hatangiye kumumaganya ngo babize rwose itabashari ryo asari cyo kubonye mugoro ndukangura kabrushete karame shari nguri wenyine mu rugo shari ntago rwose si mari rwose ubundi Nyamata ngoze ngusure shari na ubu si mari rwose nagiye Nyamata kureba filime ntago uri kumva umusobanuro yegoko ndacyari bid the great agasizon niko nigashyashya mwinje tugatangirane vuba agasizon niko nigashyashya ndacyari bid the great kuri mikoro yegoko filime ko nigashyashya guturuka kwa bid the great nje uri kuri microphone season yo nicyashya shari ubona tugatangirane ahubwo umupira rwose batansora mbana nje vuba tugatangirane agasizon karacyari gashyashya guturuka muri Philippines umva ubwisukuri ubona ari umiwege rwose uramushingiyemo agakenye akeke sagakenye shabyo we byihore ntago uzi ikibazo mbafite Imana buranga inzu imyenge inzu imenywa na nyirayo ariko shamba gazibona abana umwana aguhamaganga kuzana iteka we ukazunza umutwe shamba gazibona abana uzari nkanjye nukujya genda ngavuga ni ngaro hino ujya hugo yaje ngewe anama magarageze ku muryango kandi ubwo wasanga ibikorwa byawe bireshye nkuko ureshye aho kavuga utugamba we kudasibanya mu karitasu birashya nkuko ndetse urabona ndo usaba rwuhamara kugira tekeza umukobwa uvuga ngo dukina igice cya mbere icya kabiri niba ngo nge minota 30 ngo ubuzomeraga wazikurayo uziko bisaba amasaha 24 kugira ngo umukino wongera kino n'umukino imboga zibona abana sha yaba nje nkwereka kusetsa azana isomera numvishe n'uwarweza atarokamiye umva urubeteze ruri hano umwimerere nagakwiye kwa mukecuru hano y'icyo ariko buriya ngewe iyi myumbati kera muri quartier wacu nije muntu bazaga kugura imyumbati babanje kumamagara nije mfite akarimi kumva imyumbati byoshye umuntu wese aguraga imyumbati gapata uri yanguze twumvira ko imyumbati byoshye tuyiteke tuyikora kugira byoshye ubundi gapata nkahasa nkahekenya imyumbati mama irabyoshye kigaga gifite niko musore ni Nyamata waje kureba filime za Be the Great iyi myumbati uri guhekenyera ufuzi rwakurenze izi nizo season cyashya waje gutangira ahoko se ubundi ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe ubundi waturetse ibyo ngibyo hano waje gukora iki kutaruzi ko ndi hano waje kuhakora iki nayimbizi kuri kumbeshya ntabwo waba ugeze Nyamata kakanya ubwo bigaragara yuko wowe na Nzabakirana mufitanye ikintu muziranye kuko ntabwo wambwira ngo ngera kuri Nyamata usugera hano ngure muri amatama ngo nimba ryaje kureba aya mahirwe urabona nakora haguruka none azayicara ahangaha sijyo nshatse kuvuga ariko ujyana ahoko turetse n'ibyo ngibyo ubundi nge zaje navuga imbogamizi bune nazo mu kibuga ngiye none nge nzivuga nanjye nzivuge hanze hose babimenye umva bese ububwabwe ngazimbwira se numva ngira ngo ngiye mu kibuga ngasanga ikibuga kiranyerera kandi ngiye gapata manishakira gukora imyitozo hanze y'ikibuga kuko mu kibuga sizanye nta mbaraga mba nifitiye kandi kubera ko icyo kibuga n'ubundi ni kinini kuri ngewe ahubwo nukomeza gutyo ugenda uvuga hanze hose nge nzishaka ikibuga kimwire rwose ni ibyo mvuga rwose abagabo turengana uretse gato
ushatse kuvuga ngo iyo ugeze mu kibuga usanga ari wenyine uri mu kibuga ugatera ugasanga niwe uri kwisamira n'umupira wenyine n'ubundi aragukinze sakagaho k'amafuti gusa hagurukuze tugende dukine igice cya mbere dukine icya kabiri nibiba ngombwa n'iminota 30 y'inyongera ndayikongera ujye ugomeza umbwire ngo nta kintu ngo guki uri umwana uri yamufashe ku ngufu cyangwa manu zibintu none oya nje ndumva nikisana abakobwa buri munsi tugeje nikisana abakobwa hano buri munsi zirari arabivuze azabizi numva bebe uretse tumva nje kumva wabyumvaga mwari ibyo gibora cya 30 Yesu we dukora iki hagati y'abiri minota 30 yamufashe ku niyamaze ntabwo bishoboka tugomba kumukira turebe